He, ego muhungu, mukecuru. Ubwo urumva njye nagahinda afite ko kuba narashatse umugabo wabaringa. Inka data turashira. Erega umuhungu wawe yabaye umuhungu. Urabona ari uruhinja mese ko no kuntera inda byamunaniye. Nyirabasare kuri base ahetse umwana mwikariso. Gabanya uburaya wa gisaza we. Rero nkubwire. Uzi ko matika ari muri karitsiye? Ubundi se buriya wari warikoje hehera? Nari ngiye hirya hagato mama yaranumye kwa anko. Nta kibazo twakomezanya. Ubundi nicyo cyerekezo nari ndimo. Azadusobanurira neza. Ko nabo barakopera nyine. Nese w'icyo utumva nigi. Reka tuzamurege. Ko mwarushye? Dore igiti ko nanjye nari mahenukiye, nari maguye, ako ndibaza nkamwe mu kirya buri munsi mubayeho muti. Nje nyeruka cyane kandi ni igiti nari sha cyejo bundi ubwo nsegagariya kiraruta ibiryo nariye kuva nabaho nakitwa matifu kugeza ubu. Ibiryo nariye n'igiti nariye naho bihwaniye. ariko se umuhungu wanjye ko yagiye ntagaruke kandi ejo yari yavuze ati ndaje gato arangije none umunsi urashize atagarutse. Ariko si ubu iri shyano ry'umukazana ryamubwiye ibiki koko? Mbere nyirabiraryo Mukecuru. niko mwana wa akarenze umunwa akarusha ihamagara. Ni ibiki wabwiye umugabo wawe? Ni igiki wamubwiye koko cyatumye agenda ntagaruke ndetse akamera nkaho yari atadukumbuye mwana we? Koko ni ibiki wamubwiye? Ni ibiki? Hey, ntucingeho wa mukecuru. Urambaza umuhungu wawe urabona amuhetse? Ego ko abakobwa bakowe harya ngo uri nyirabiraryoshye? Ntabwo uri nyirabiraryoshye, ahubwo uri nyiragashinga ihembe. Nta soni ufite zo kumbwira amagambo ameze cyo ku mwana wanjye. Urambonera ukuntu mbwiye ku mwana wanjye? Ariko nyagasani we, ibi ngibi nabyo rwose birambabaje. Ntunyumvira? Arewe, uko wabibonye ejo we nanjye niko nabibonye. Wimbaza ubusa rero. Arewe, ubabajwe n'umuhungu wawe utari hano? Ntiyagiye umureba? Ntiwongere kumbaza ubusa rero. Ariko ntiyagiye umureba? Ubundi iyo umukurikira. He, ego muhungu, mukecuru. Ubwo urumva njye nagahinda afite ko kuba narashatse umugabo wabaringa. Asoni. Erega umuhungu wawe yabaye umuhungu. Urabona ari uruhinja mese ko no kuntera inda byamunaniye. Ngo kugutenda ngo ntago ngo yaguteye inda. Mwaba kazana bungurushi mama. Reka unyitenyera agashinga ihembe ni mu gihe. Umva rero mukecuru, izina ryanjye ni Nyirabiraryoshye. Ntuzongere kubyitiranya, ntabwo ari Nyirabirara. Uranyumva neza? Mu gihe umuhungu wawe atumvise ko biryoshye agahitamo kundi, umuhigi we yaje kunywa amazi ahita avumbura ko ndi Nyirabiraryoshye. Reba ariko, reba tayo ufite, reba ukuntu umeze. Urabona nari Nyirabiraryoshye? Wambonye? Reba nyashe. Ongera undebe unyitegereze mukecuru. Wambonye ubundi wowe? Cyangwa uranyitiranye? Ndi Nyirabiraryoshye. Agahinda mfite nuko yadusaranganyije akagenda atavuze uwasanze ari Nyirabiraryoshye. Ibaze nawe agahinda nasigaranye. Nekereza ariyo mpamvu uri kunyita uwo nazi
mwana umva ceceka rwose reka ceceka duhebere urwaje ndekura nyine iyo ngirwamuhungu wawe uyihaba ntabwo bari kudusangira nk'abasomeza amata ibijumba. uranyumvira iri shyano ry'umukazana di umva nkubwire n'ubundi nyirabyo araryoshye yaragaragaye koko kasigaye karira kigeze kabona njyewe ndira kigeze kabona birara ndakwiranye ibishawe nde nawe turabyumvikana turareba imbwa n'umugabo hano turabireba ariko munyumvira umukazana none umva agasombora wisara uranyumvira ibyo binteye kunsaza umva nkubwire rero henganze vayo noneho henganze sha ndindira gato ogeye niba umukecuru yigize akaraha kajya he sigaye icyo agiye gukora umva nkubwire baca umugani mu kinyarwanda ngo agati kazagusiga amabyi ukanera keguka fata ibyawe umbwire mu rugo n'ubundi mwari iwanjye umugabo wawe niba yakubakiye yaragiye agukunda ubu bwazaza gutyo mbwira mu rugo urasaze umva ndasaze mubona ibiti nanaguce ku rushyi wowe utari cangaha aha ni iwanjye umukazana njyewe aha ni iwanjye nakwereka ariko ubundi wagiye ubundi mbwira mu rugo arabanara byaga ariko buri muhungu wanjye yarebaga umuntu utarigeze abona ko uriya ari ntabwo ari nyirabyo ryose ni nyiragashinga ihembe ariko buriya yerekana ukani mugesha yarambonye batugeze twembi we yarambonye ariko si ubundi byari gutuma ko nako bakagize byari butume kanshingaho kuriya nigatahe ariko buriya nagenda sha ariko nsigiye umujinya ariko buri umuhungu wanjye niyaza buriya azambwira ahantu yari yapfuye ririya shyano henga nze nisubirire mu nzu dore ko ariko nyagasani we reka nze nisubirire mu nzu ariko mana yanjye ariko nyagasani biriya ni ibiki koko reka nze ngenda mu nzu ariko bikora ibibi ariko se koko iyi nkuru nabwiye Rukwago yatuma rwaraturuma koko ariko sha ntukagahwa kari ku wundi gahandurika naho ubundi nanjye biriya bintu byambaho pe iyi nkuru iraremereye pe ntabwo nzi ko njye nabasha kwihangana ariko si ubundi ririya shyano rirongora umukazana na nyirabukwe ubundi ririya shyano ni ishyano ubwoko ki koko kumugaragara icyarimwe umukazana na nyirabukwe ririya shyano nta nubwo ribaho aba rwose nibo batuma muri zamburi yacu tubura imvura nibo batuma tubura imvura bitewe n'amahano bakora ririya shyano nta n'ahantu ryabaye usibye inaha honyine ariko se mana yanjye uyu muhungu ko yanze gutaha ubu biragenda bite biragoranye kabisa ariko ndaje ndamukansoringa gake gake ndebe ko basi yakongera agasubira mu rugo ariko biragoye ndagerageza kabisa ndagerageza ndebe ko hari icyo byatanga ariko mbega ibyago wawu dore tonze kanjye kumusuhuza Judy genda gake utagwa genda gake yambi bimeze bite se yego ni neza twabuze mwabugiye hasi bimeze bite umeze neza no mu rugo bameze neza na mama n'abavandimwe bawe bose yego wowe se wanyu bimeze bite nanjye amakuru ni meza
kandi no mu rugo tumeze neza. Judy, sawa bye, sibyo? Nari tanu ngiye. Unsurize mama. Nta kibazo. Sibyo? Nyirabasare kuri base ahetse umwana mwikariso. Ese muko iyo ndirimbo ujye uyimenya? sha numvise narigeze kumva na nyogokuru ayiririmba rero ariko ni bya kera kucyumvise. Oya nese urabona nje ndi ubu wa mwana we. Ariko ibyana by'ubu rwose abaviye hamwe no mwarasaze. Niko se ubundi wari uri ibiki? ibiki se sha Gabanya uburaya wa gisaza. Rero nkubwire. Uzi ko matika ari muri quartier. Nurase ni muzima. Ni muzima nanjye. Baba we. Ariko numvisha bivuga ntago ndamubona. Wabyumvisha ni muzima. Ntago ndamubona. Ariko kuko se njyewe ndabyifatamo. Mukobwa we none se wowe kandi ufite ikihe kibazo? Erega. Nubwo uriya mugabo twatandukanye kuko yari ikiraya. Ntago nari kwitubarika ngo nze mukubitire mu ruhame. Ngo ni ikiraya? Yego nye. Hanyuma se yo mubihurizamo kikaba kimwe kimwe. Sinajyaga numva ngo wihenge karumuna kubundi mukagera ariko barabazi. Ngubwo rero uwo mwise umunyabyaha. Kitari umunyabyaha. Ayo makuru arahari. Kandi ugira umuntu. Ubundi se ko wabyumvise ubundi warabibonye. Umva muko nandi urivugira ubusa ku musozi. Nanjye nigire nkamwe mugira ngo njye simbizi rero. Nandi urivugira ubusa wamaze n'undi munsi n'ikindi gihe uranyumva? Umva uyu munsi numvishe ngo hari inteko y'abanyamashagaga kandi numvishe Matiku ngo yatanze ikirego. Inteko muko inteko baba we Kasuguza se tujye vugana n'imizimu. Ndagenda gukubitana n'iki gisaza. Ije mwigize ngo murabura. Bya bindi mwihaye byo kubura. Nubura ndasigarana kino gisaza n'undi dore ko ari cyo nyeneye cyane. Aciye. Aha, ngiye kugukubita ndaje gupfira muri icyo gikoto wagejeje. Waje wubaha abasaza wa cyana uzi ko ngana na so gicucu uzi ko ngana na so sha uzi ko ngana na so sha niko se mbabara no kuri wakabya mbabara no ba turapfesha Yana gafufuka n'ikirangiti cy'imfashanyo wantishiwe. Wa gisazo n'ikiri gihe tuzabonana nije nawe bureka. Niko wambwa wegenda rakanyagwa akote njegerera gukubita n'igituntu kikaza genda naho mucotso mume ndazisazanye kubona nyigenda mangana n'abasore. Igiti nariye wangigera wa y'umusaza hejuru yawe nzira ubusa. Sha uryenje bureka nzakwereka uko kareba gusa. Nyagopfupfuka nk'ikirangiti cy'imfashanyo gusa. Umva wowe ni hahandi. Rudiga Yemeze cyose. umva Tuburanye hope. Amakuru cyane meza. Amakuru ya cya kizamini sha. Bireke ukuntu ngiye noneho ngiye byaneye n'ubwoba none ubanza nzaba uwanyuma pe. Kubera iki? Ako mbere y'ibyo banze mahari. So nawe wajya wenyine we. Tantine we. Salama mukobwa. Meze neza wowe sindazi. Urebye
mbese nyine urebye wabona umeze neza ari ikimenyetso y'amafaranga ya mituweli banuburiye sha ngeze kure pe agakomye kose mama ari kunyurira amafaranga ye nose wowe bikugeze hehe ko nzi ko ari nawe bibye menshi rwose aho uriya ngo cya kizamini cye wabonye make imibare ntabwo nayo yoroshye mani naba nawe njye nzaba uwa nyuma niyo guhitamo oya si byari guhitamo ngo iki ariko cyane nabyo wabonye ashwe urabizi ukuntu umwarimu waduhagarariye ukuntu yari ameze habe no kuvuga ngo tica wakaje ukambwira kwa kuri twari tumenyereye ukuntu twakoperaga Geography wayibonye gute hari ibintu byajemo utamenya ukuntu ngo dutange ngo ibintu by'akamaro akamaro manu urahimba ubwo se udasubije ibintu mwarimu yakubwiye wakora ibiki wowe uragenda ukavuga ati ubu bakubaza akamaro k'igisheke kakakunanira uzi ko ukora turi muri geography ugeze indra nyine geography ni ubumenyi bw'isi ubumenyi bw'isi rero hazamo no kurya ibisheke nyine ntabwo nari mbizi rwose ariko noneho hari ikintu cyangoye cyane mate ahubwo se itapurenwa nzaba uwa nyuma kuko yo yarangoye nzaba uwa nyuma njyewe nibyo nkubwira nta nubwo yitwigishije neza arabizi se ashwe nukuza yandika ibintu utamenya nta nubwo azi nawe ntabyo azi warabibonye azasomagura mu bitabo yakomeza agenda ageze mu ikayi nibwo twabimenya byose njyewe buriya yuko kiriya kizamini bakimuhaye nawe ubwe yabona mayinazi muri za mayinazi amanota nta nubwo yabona amanota menshi cyokoze ayabonye yaba ari 5%. Ngiye ko numvaga ari nka mayinazi 100%. Mayinazi 100%. Warasaze umwarimu na 5 ntago ari mayinazi wamu yakopera bakamukuramo amanota abarimu se barakopera goko jyanda umwarimu wamenyereye kuza ari mu gitabo nyine ubwo nawe yahita yifata n'ari kuraba bishatse kuvuga ko yari kureba mu gitabo abarimo arakopera abarimo nese undi kaza yabifashe mu mutwe azadusobanurira neza ko abarimu nabo barakopera nyine nese w'icyo utumva nigi reka tuzamurege gafe nawe gahandi rero amafaranga banyuze ni menshi byangize kure byanciye intege kuko urebye amafaranga 150 ushyiraho telefone ebyiri nkashyiraho n'isakoshi urumva banciye intege pe banciye umugongo mbese ndahantu kure hasi bansubije hasi gusa bitandukanyeho n'ibyawe gake kubera ko njye nta muntu bimbaza urumva naniwe ku bwanjye ku giti cyanjye ariko nyine nta muntu bimbaza pe ariko ubu ngubu nyine ndi kugenda mbyakira nanagerageza kongera kwiyubaka nta kundi nyine twari bubigenze n'ubu nta kundi gusa nyine wihangane umubyeyi ntiyabura kugira gute ntabwo byabura ubundi se buriya wari werekeje hehera kumamagaye nyine turimo tugenda oya reka dusubire muri geography buri ibikaju nabyo biri muri environment gute se icyo tumva ni ntabwo nabyize gute gusa ibisheke se ntabwo biri mu bidukikije ubu se nkubwira akamaro k'ibisheke uri kubirya njyewe wowe nyine ibisheke uzi ko ari byo koko ibisheke kuko bifite n'akamaro akahe kamaro rero ibisheke banza wumve ibisheke iyo tubiriye byongera isukari mu mubiri kandi ikindi bigira n'amafaranga kandi biduha n'umwuka kuko nabyo njya numva ati yaravugaga ngo nabyo nyine ngo bijya bihumeka ongeraho yuko bivamo n'isukari tunywa mu gikoma mu mata mu byayi n'ibindi bisabwa yuko bashyiramo isukari nari ngiye hirya hagati mama yaranumye kwa anko nayo nari nkomeje muri iyi nzira nta kibazo twakomezanya n'ubundi nicyo cyerekezo nari ndimo nawe ubundi nyine buriya ibiba biba byabaye nta kundi twabigenza tuba tugomba kwihanga urakoze kubundabura rwose akira
ngira nawe bagushyiramo isukari. oya ariko naribi ubwo tuzahura nawe Turi kumwe. nta kundi kuntu twabigenza ko uriya munsi buriya wari upanze mu buzima bwacu ko bikura bizagenda cyane ariko nyine aho bavuga ngo satani iba yagusabye. yes ubundi ngo atari ayawe nta kurara mu mubiri ubwo wenda mbuze amaraso ariko buriya byakabaye kuba ari amafaranga ubwo rero ntiyari ayacu. bise boss Nanga imbwa nkaturana n'abazorora. Ubundi ntabwo duhuye gute kwera? oya boss mbabarira rwose unyumve pe. Nkumva icyo wamuhira imbere we. Ni gute ubundi bibaho nkakubita? Ntasoni. oya rwose boss ugira ngo se nari mwibye. Noneho wari uvuye gusenga sha n'urutwe rubi. kare Ako sha wagiye kakubeshya koko. Ukusuku n'isura yonyine ikwemera gukubitwa. Niba se sha utaribandira niko mantuze we niko kazungu wari wakoze iki? Dore mbese nuko ureba byonyine bikwemera kuba uri ingegera uri umujuru umuhirimbe neza. mbabarira rwose unyumve boss ninyuriyeho niruka kiriya gisaza ngo ni mucutse umuntu kiba kirandaburije kinyirukaho gatapuri hasi ngo pa. noneho boss abahigi ni babi nagiye kumva gatapuri hasi ngo pa. umva nimubaza ati uramura iki yabana we uzi ibyabaye Ariko byari bikubereye mama. oya nagiye kumva imvura y'ibinonko n'ibiti byose bimuriyeho ariko barakubita witonde yababa we barankubise akabuno karamyoka n'ubwo ndacyabyumva bagucangamo iki n'amabuye byose n'inkoni n'uburyo urebye nabi wahita urwaya diyari. Niko se kazungu nyakuzunguza umunwa mu mabyi sha wagira ngo nta bwonko utekereza cyangwa uyitekereje atonekara. Niko ubwonko barabukorofye ku buryo niba barakwirukankanye njye twari bwahurwa tunyita igisambo wamuhira imbere we. Yesu Kristo none niba utari wibye koko kandi itajyaga biba uvuze ngo iki nibyo sha wabumvisha ibyivugo by'ingegera nuko none niba kuko utari wibye barakwirukankanye wigendera njye wabinzanye mute. oya boss nawe rwose nawe hari wakirenganura n'ukuri rwose numvaga nawe ubwawe zira ngo ni wankubise byahise binkora ahantu wihangane gusa nsabye imbabazi. hari wangegera we nari nkurokoye buriya kanga kutazirebye iri we bwatugo kukagenda urangije ubu ntayemo ubu utari njyanira ngusanga urimo urabyumva aho nzagusanga. mbabarira ubu se njye imvune sha amafaranga ntabwo agishoye muri business ndimo ndayivuzamo inkoni zahira mihira imbere yangu se hejuru ya wangegera we ko gasa gusa rwose mbabarira boss nkusabye imbabazi zibamutipfu nawe niko sha urumva izo njuga none ko wavuze ngo impamvu nagukubise ngo nuko ibyo mwibyo mubinzane tuvuge ko wavugishijwe wangegera we uhira imbere gusa waravugishijwe ntabwo wiba oya mbabarira wakimyera ko gasa wumva ibyaha nakubajije ngo wakwabare yahera he ku nkoni nakubiswe ku gisebo nagize umuntu nkanjye. oya boss mbabarira unyumve rwose kiriya giti cyakwemeza n'ibyo utakoze ahubwo wowe wabigenje ute kugira ngo bakureke. Yego sha ahubwo boss nawe nuko nazi neza wasanga hari ibyo wemeye bakakureka ahubwo wabigenje ute boss tiba wa igegeraho isoni nke aho mu rwose uru rushyi nkubise rwose nta ntantu rwahurira n'inkoni nakwituye hari akubitwe n'inkuba wanjye gereka kwanika gutagasa mu guko gasa nka kantuzi wakaziziwe se urinda umbaza uko nahivanye ntabwo uzi ko wahansize nahavanywe n'imvunyi nahavanywe n'ibibando rwose mbabarira n'imbabazi musabye kandi gusabye mbikuye ku mutima pe. ako buriya nuko mu nzira z'umuzima tugira aho tugera aho twavuye ubundi ntabwo nari nkwe gufata nkwekenya ariko kuko nanjye ubuzima nk'ubugabo nigeze kubunyuramo ndumva harimo hagenda hazamo akantu ariko nibikuyeho niba utaha n'undi utari njye utakirengana urenganya undi muntu urimo urabyumva. Yego ndakumva ushobora kumbwira ati nyamuneka ndwanaho ntabara nkiza ukaza unsaba gutyo njye nkaba nakuvuganira ese nkanakugura nta soni mani umuntu nk'anjye ntabwo bizongera rwose mbabarira. ibaze nk'iyo hanyura umugore wanjye agasanga bangaritse kuriya agasanga abana bagasanga nagaramye mani ndimo ndagikibando nk'aho ari imvura y'ukwakanisha. ariko boss hari ijambo uvuze numvise neza biragaragara yuko nawe ubuzima ubuziho pe neza sha erega ubundi wamuhira imbere we buretse ko wumva nari nk'amatwi y'ihene ngo ariyo yumva ahiye iriya yariyo sisiteme yo kugukiza narakubonye njye mpita nanjye ntibuka nagiye mpura n'ingorane nka ziriya ubundi iyo byagenze kuriya wanjye gira
umujama washobora kuza akakubatura ndetse akanakubabaza pe kugira ngo ba bandi bakwitarure bakureke agusigane abone kagukiza sibyo ariko nawe boss hariya rero waje nabi pe kaze matwe kaze utambitse wangegerawe naje warambonye nza ko nasanze ugaramye meze nk'igitoki cyaguye cyagushwe n'umuyaga tahare mbese ahubwo rero wakintuka ubwo niba urumva nyine imbabazi zimwe ziraza bitewe nuko nanjye ndaharabona ahuye baranzahura bitewe naho naturutse ubu ndumva kuko bare ntacyo birimo biragenda biza ahubwo umva wakintuka niba unacapura utaragira igihe cyo ko wabivamo terura umuzigo ugaragara wambonye ariko subutu umuntu uzire ko ntagukiza nawe agakira wangegerawe ukareka ubwo wirirwa wiba ubutoki ubukaju ubuntu bw'ubuki upfumura umaze ukuramo akagemere kamwe k'udushyimbo terura umuzigo ugaragara usohora inka ariko uyitunzanya nkukubita amafaranga nk'uhindura ubuzima ko mwarushye dore igiti ko nanjye nari mahenukiye nari maguye ariko ndibaza nkamwe mu kibya buri munsi mubayeho muti njye nyeruka cyane kandi ni igiti nariye sha cyejo bundi ubwo nsegagariya kiraruta ibiryo nariye kuva nabaho nakitwa matiku kugeza ubu ibiryo nariye n'igiti nariye naho bihwaniye twe twarashize ariko buriya nubwo duhuye narindi mu nzira nza kugusaba imbabazi ko nubwo uri kabi ku isura mama ushobora kuba ufite umutima nuko ari ubuzima bwagucanze ubuzima bwarancanze ni ukuri agura bizinesi rero niba ushaka kuvamo vuba ukanazira ukuri agura bizinesi nakura wese terura umuzigo undabure wagwane ahubwo se shaka bro ngize kumbaza uburyo ari ahantu nahavuye sha nakubeshye si imbaraga z'amafaranga nta bundi bushobozi nayo mfite nkiyizeye marayika w'umukobwa nubwo namubonye mu isura ngo mbashe kuba namumenya ariko ejo numvise wajya ni Marigarita ni Marigarita si umuzi hariya hantu rero ukuntu nahavuye himanukiye marayika w'umukobwa witwa Marigarita Marigarita uramuzi se Marigarita nawe nzi ni Marigarita urumva rero uwo Marigarita niwe waje arabashwishwiza arabakanga ati nyamuneka umuntu muramwisha umuntu muramuzambisha nanjye ubwo aho ngaho kwakiyerega nje mara barabuzima ndabuze mitamu ndahwera bavuga ati nyamara ko kwamagana umuntu apfuye yangegira ngo ni mupfutse mumbi niyo numvishe igenda n'ibikote nayihengerezaga gutya mu rutugu ndavuga ati ubwo kigiye nicyo kigiye gifite imbaraga abandi nibo bahindukira nakiruka shaka ubw'amahirwe mbona baromorotse bacanza n'ibirenge nanjye ubwo mpita mpaguruka amatiku ndasindagira uzi ukorera ngegera ngo ni mucutsi mumuza amagambo igira ako shayira kubita yoga yeba wagira ngo yabaye umunuza ako se si umuhigi mwa ingegera z'abahigiro ziyobewe zikari ibyo abahigi batanga igiti yarankubise umunuza urutirigongo araruta numva agasinda baboye karawurudutse yarankubise numva nyababyeyi ihise ivamo ubu sinyiteze kubyara ariko nawe bose urakabije ngo nyababyeyi nkabyiki nyababyeyi ubu yaraturumbutse da ubu ntayo nyifite rayira ndagasa urabyara n'inkoni wowe wakuvuga ngo ufite nyababyeyi urabyara none ndabwagura niba ntabyara ashaka kandi agasuzuguro karacyari rwose by'imbabazi oya habyara abagore nabyo ujye ubimenya ariko none abagabo baratera mbega bakubitwa n'itagira amazi dore igiti nk'abamatiku none se sha none agahinda mfite n'umushinga inteko y'umunsi ntinakibaye ahubwo se nkubaze kazungu igihe nari naragiye kwivuza we wigize nibura ujya mu mategeko ngo usabe bakurenganure kuri kiriya giti waririye hari ahantu raka bose akarere karanze imfungwa buri munsi none ngo njye mu nteko ubwo se sinahita nongera nkatabayinga b'ibirenge imagirige cyokora ndi mu nzira mbivamo ariko se bwo nimbivamo nzatungwa n'iki ese bwo nimbivamo bazemera ko nabaye umuntu muzima na kiba basi nsoke birashoboka ko babyemera bitewe n'imyitwarire ufite muri iyo minsi nk'ubu nkanjye uretse wangushijemo nta muntu ukinyita umujura matiku narasirimutse ninjye bosi mu babosi nawe rero wahinduka bigakunda